Chérie, ça va? Oui, ça va. Biriwe tese. Ariko ibi filime ureba ko byitera vuba. Ayisha mu turi romantique, turi filime turi romantique uko nagira sibyo? Mwampaye amazi yo kumesa. Félicitations, Gata. For what? Mwene wanyu yagiye. Safina! Zana amazi yo kunywa. Uvuze? Hamjui Kinyarwanda. Nijaribu kutatua kwa Kiswahili. Okay, unasema nini? Nakwambia hivi. Mtoto wewe anarudi kijijini. Anaenda wapi? Kijijini. Mbahubiri. Iyo mikino ariko ntabwo nikunda. Nizere kuri kunkinisha. Kabikanga sinjye kina nawe. Umva muko. Zanwa amazi vuba mbwirire mugabo aze hano. Hey. Mugabo ntawe hari yagiye. Ari kuvuga icyongereza. Umva mugabo ari he? Mugabo yagiye. Muri kunkinisha. Niko mugabo bari aragukinisha uranga uruhinja bahitira amahoro. Ako ntabwo rero nikoza mugabo bari ngo ari mugabo. Kusinzi biki kandi wa mugore nawe vuze ngo uzanteye umutima mugabo ari. Karene mugabo ari. Wowe gatse gukora iki? Wowe ushinzwe kumenya abinjira n'abasohoka ngo ukora muri immigration. Mugabo ngo mwamutumyeho. Vumvura se ntabwo rero ndikubaza. Ibeshye uvuge. Wowe ukora muri immigration y'iki gipangu? Niko. Ushinzwe abinjira n'abasohoka? Ntabwo rero mbaza mugabo yagiye. Akosurikije ntabwo rero ndikubaza mugabo yagiye. Mubaza. Mugabo byagenze bite? Ibyo ntabwo byashoboka. Niba uzi ko hari naho wamutumye umugarure. Genda gutuma ndiriberata. Ndakubwiye ngo ntabwo inzu twayibanamo umugabo ndahari. Mugabiti urimo urarizwa n'iki? Aho wari wagiye byagenze bite kugarutse uri kurira? Warirukanye. Bakwirukanye? Nzi nabambwiye ko mufite icyo mupfana. Ariko nawe ihangane ubusa umuntu w'umusore ararira gutyo. Bakwirukanye nyine ndi kubyumva ariko se hano hari icyo ubaye? Hari ikibazo uhasanze? Ndamubwira amagambo mabi ngo mama ndamusanga yashyinguye. Bagushyinguye? Ndasanga mama ashyinguye. Komana. Nihangane niyo si dutuyemo. None se Gaju! 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 Umva. Nyine ihangane. Kurira se ko atari cyo gisubizo. Kurira ntago ari igisubizo. Wowe igisubizo ni ugomba kukishaka mukiha amahoro. Niba yakubwiye gutyo ubwo nyine mureke.
nubwo ari mwene wanyu. Gaju hanagure rero nawe ujye uba umugabo. Gaju ihangane. Wagiye mugabo ngaho nyine hanagure ngaho fata ibintu byawe ugende ujye mu nzu mu cyumba cyawe utereke ibintu ujye muri dushe maze utegereze. Kandi ntabwo umusore arira gutyo. Bana yanjye cyo kuzura mugore nta mutima agira kuko hariya bakatereka barimba gute Yesu wanjye nzahora nkuririmbira anika amajwi y'inye n'akadiho. Ayo mashimwe se nayikira umva niba nakubwira ngo ndumva mu mutima ameze gute imbwa isega yasubiye mu isenga uko atimuka ukubwira ngo wa mwana bitiriye izina ritamukwiye we yitwa Mugabo yasubiye he iwabo akura mwana yaruha bazata papa Queen ejo yaratashye ndambwira ngo kari busheri Mugabo mwiza felicitation ti felicitation se yi nyene wanyu yatashye iwabo ari felicitation mo sasa ntari yarambwiye se ngo kugira ngo mwene wabasohoke ngo nzasohoke none se kibazo akusko yigeze kumbwira naramubwiye ngo hitama ari Mugabo cyangwa ngewe umwe muri twe bwasohoka atavuga ngo hoha yararengereye none se akabazo kamatsiko mu makwi kugira ngo agende wamwirukanye ushobora nawe gutuma nkuzuramo abazimu uri guseka ngwino hano Queen mureke ariko yiki oya burase ari kurira igare ibaze nk'igare rya Prince ari kurira buriya iriya ntebe imujombye mu maguru yavuga ko mureke na Queen n'umwana nawe mureka ajye yinezerera Queen ntugashake gutuma mvuga nabi uko urabizi ndagukunda urukumva aba arifashe ngo uzohoye ndavuga nta kibazo si ibihano ushaka ntanga Mugabo naramukoresheje hahandi waramutoteje yarasigaye amesera n'amakarisa ahubwo si ubungubu noneho nari maze no gutereka inzara zimaze kuba ndende ziraje zongere zivunagurike kubera kwimesera. Mama Queen ugize ngo ukiye kumeseraga amakariso uriya mwana w'umusore ungana kuriya atayamesa ufite Queen Allah akbar nawe wararengereye nkabona yagiye umva nkubwire mama teta ntugashake nawe kunyinjirira mu buzima kuba yayamesa ko yayamisaga ntago yaryaga yamisaga sakarara hanze yayamisaga akabwirirwa ntago yamisaga akarya no se yavuye mu cyaraje gukora iki ntiyaraje gushaka akazi sako mbona umugiriye impo urangire waba ujya kumuzana yakuvire mu rwego uranezerewe ariko ugiye gukora nanjye ndi umubyeyi ntago wankubwira iyo nkuru ngo nyishimire umwana w'umuhungu ungana kuri wagezeho umumeshesha amakariso ikiriyo kiri kubera he ngo ngufashe kubabaraza Mama Queen nawe warakosheje wageza wararengereye rwose uzi n'indi mama teta utindana nawe biri kundya mu matwi umuryango wakuzanye nguru uracyafunguye ntago bari bawufunga ngaho usohoka urabimbwiye ntekereza teta wanjye ntago yari inkuru inejeje ku buryo nakwishima pe teta wawe afite se aragufite nka nyina afite umuryango sibyo ikindi kandi
njye na teta nta hantu twahurira uri inshuti yanjye uwo nirukanye nimwe nawe w'umugabo wanjye cyeka niba hari ikindi nawe kihishe inyuma y'ibyo ngibyo gacururuka ntacyo bitwaye ihangane genda nakubonye genda nakubonye cyangwa amagare Safina azitura imbwa zikosora si ngombwa mu makwi ngaho isohokanye nakubonye si ngombwa gusa nyine genda inkuru mbwira mbabaje nakubajije ngo ikiriyo kiri kubera hehe ngewe ngiye kugufasha kugikora niba bikubabaje mwana y'umuco ariko reka nkubaze ubundi mugabo ko nzi ko umuheruka akiri mutoya ntabwo mbona wamugira impuhwe nyinshi cyane nk'iza Yesu ku musaraba ariko impuhwe mugire ni wowe uzinteye amagambo mbwiye icyo kiganiro no kukinteye mu byubahiro byawe yabizera inshuti yanjye tutazapfa ubusa ngaho icara reka tuza ntacyo reka winyicaza gusa Imana irengera imfubyi warakabije nawe ngaho Caritas ifashe imbabare jya kuyishaka mama kwi Imana ikubabare yo mu ijuru kwinzanira amazi ni inyweri fungurira uwo mugore afungurire ngende da kwingwa ino hano habaye iki mama kumbona arakara uriya mugore wagira baramuntu iteka twavugaga irya mugabo ariko mana ntaho igirimo none atangiye no kundakara ngo namwiruka wagira namwirukanye ariko nawe tubisubiremo wowe wajyaga kurira ririya gare buriya riguhenenuye nawe ntiwanzanira ibibazo uzi n'ibibazo nicaranye muri iyi nzu ntabwo nzongera ni ukurega nanjye nshaka kuryiga ariko se nta mukobwa wiga igare uri kuryigira iki se ushaka kujya mu marushanwa wowe ntabwo uzi isejo yari yishe ka Safina yaraje ndabwira ngo umugabo yagiye ka Safina nako kigize rero akantu kaze gusona ntabwo nabonye kuva mu gitondo ese yamumennye amazi navuga ni sawa ngaho ahubwo se mugabo nizeye ko atazagaruka shasi nawe ubundi se ngewe nzi niyo yagiye uretse ko numva nishimiye nyine ubwo ndi gukeka ko yasubiye iwabo mu cyaro yo mangiye hese ejo rega namusanganye na Safina nsanga bari kumva indirimbo kuri ka gatelefone ka Safina ndavuga ngo nibakacecekesha naho umugabo ngo ese ubwo wareka tukiyumvira nari muhitanye ntabwo ntukasakurize kasi nkavuga ngo nawe uvuge birangira agiye mu nzu mbona asohokanye byambagara bye yambaye ya myenda ntuza yamuhaye Prince naragiye ngo usanga mwarakoze kuncumbikira ntisawa Prince se buriya ntabyo azira ahubwo icyo kintu Prince burya arambwira aho yagiye kuko Prince ntabwo umugabo yifashe ngo asubire mu cyaro n'amaguru wasanga na Prince rigamugiriye inama aho ubundi buriya Prince wazi ko namubyaye iyo mpamagarira Prince aze hano nashakira iki muri kuri televiziyo ndabizi Prince mumara gushaka Prince ndi kuri televiziyo wangu mubwira ngo kuri televiziyo mbabara nawe mama Prince arambwiye ngo akwiyamye ntugateranye ibyo ngenda bivuze ndebe ibyo wigize bikumarira ikizi umuhungu wa se tuzakwita uwase ariko se uranyiyama ariko mu gihe ntabyo mvuze ndetse niba mutumye ngo ndi kugushaka icyo utanyita akasanga ako kwinese ko bari kudutarageze ubumva ibyo nabivuga ngewe mama ndakubeshya sijya mbeshya ntabyo ugabanya ibyo ntabwo bakubwira mbakubwire pre nzayipfura ubibone nimaze kukugira nabi ari kukubeshya ntabwo ibyo nabikora si ubwo ibyo nabikubwira ngewe okay mfite ikibazo kimwe kandi nsubize wivuze mugabo yagiye mugabo se genda hariya mu gikari ntabwo yigeze mugabo wagiye ejo ukagenda agiye gusa ari njye nawe uzi aho yagiye ni si wowe wari inshuti mugabo arahari agenda agiye yese ahubwo tubwire tubwira hano ngewe mfite ikibazo ntuzinye kujya unyamira umwana umukobwa arakabye kabisa agenda arakabye se agutwaye iki uragira kunsuzugura ngo uranyamye warangiza ngo umukobwa arakabya akaba umuhungu koko narakubwiye ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi uyu mutwe ukuruka vuba bavuze kuza ngo umugore yaba wavaga ubyura nakongera nkawuteraho ukanyumva ndi kukubaza umva noneho twumvikane tutarwanye njye nawe
ni wowe wahaye umugabo itike akasanga ndarengana umugabo ngeze ari mu gikari so niba ari mu gikari ngaho ugende umunzanire mama niwe wayimuhaye sabuze se ko ari mu gikari genda umunzanire ese umugabo n'iki ko yagiye ese genda umuza ese si uvuze ko ari mu gikari arahari nyine mugabo okay genda umunzanire musohotse inyungu akagenda akasanga hano kandi ugiye mu cyane si wowe nshuti n'uri kumwe nanjye ntabwo ndi kubikunda kabisa muri ino minsi mugabo ujya ubona akagenda mama akagenda ariko bijya kuntuma y'ubushyanyi nyine agenda umuzane musista sigaye musuzugura muri ino minsi sama ajya umubwira undi akazamura ipantaro neza ngo azaba umusitari bya reseda ayiwe mugabo aramukura neza usange wo ku cyaro kigali we sindahora ubusa mvira umugabo witeze umeze neza barambwiye ngo uri hano ndavuga reka nze musuhuze nibwo nkiza ariko umeze neza urabona umusanga umuntu umeze neza sha ndumva nyine nishimiye kongera kubona ugarutse maze ndumva nawe ubwe ngo waguke muhobere tubyihorere ntacyo basi ko mbona udatuje mbona utekereza ibintu byinshi ukonje ufite iki kibazo urashonje ugiye kuzanira ibiryo cyagaje ntabwo nshonje ese mugabo ufite iki kibazo aba gusa ibibazo kuri iyi si icyo ndicyo nicyo maze uvuze gaje sinibaza icyo ndicyo nicyo maze niba nshobora gusanga bamwe n'itungo mu muryango wanjye bakaba batabasha no kunyakira cyangwa se bakamfata nabi bigeze hariya aho kuba bamfashe tukajya n'aho anyirukana nk'imbwa mu rugo iwe bisobanuye ngo ntabwo ujuje kudusura bakwirukanyije hano ariko ubundi wajyaga sinarakwinginze kugume hano warananiye twigumanire ukanga ubona na berize yagiye ku ishuri n'indi njyenyine rero ni bene wacu nagombaga kubasanga kandi nizeye ko nzahakura amakiriro ariko ntabwo ariko nabibonye ese byagenze ute mugabo shagaje ntabwo uzi ibibazo nahuye nabyo bise mugabo shagaje ni byinshi kabisa ngaho kumva ibiryo byasigaye kuntuma kuvoma amazi ari mu gipangu gusa ni bene wanyu cyane kumfurisha imyenda y'imbere y'abagore nako yabo bari kumbivuga ufura amakariso y'abagore narabaye nk'umukozi wo mu rugo kandi bari bamufite ikindi kandi yaba ari n'ibyo bankoreshaga gusa nayo kubyihanganira ko nari nzi aho navuye nta magambo mabi yambwiraga ngo niba nzi ko uriya ari mama ngo naribeshye ngo mama wanjye nzamusanga aho namushyinguye gusa nyine yeruye ambwiza ukuri ko atanshaka iwe n'ubwo nyine ntanange ariko yansohoye si kubera ko nta wundi muntu ari nzi mu hano nahisemo kuza nyine ese uwo mugore agira umutima cyangwa ni inyamaswa agatinya gukoresha iyo mirimo si ibyo gusa n'abana be bose uretse umwana w'umuhungu twahuzaga ariko abandi bose banyanaga umugabo wenda kumva waruhutse gusa ihanganye kandi ubwo ugeze hano bigiye kurangira tugiye kubana neza ikindi kandi tuzakwitaho ku buryo ibyo bikomere byose wagize uzabyibagirwa sibyo ejo nyine ndagushimira yaba ari uburyo mfata ndetse no kunkomeza nyine ariko simba mbona yuko wenda hari igihe kizagera ngewe ibihe byanjye bikaba byiza umugabo buriya buri wese agira nyine isaha ye buriya nawe wasanga ifica yawe ari nziza ntukumve ko nyine kuba uri guca mu bikomeye kano kanya ariko bizahora ubuzima bwawe bwose hari igihe byazahinduka
kandi iyo ndebye buriya mbona umuhungu mwiza nkawe nta kuntu yagira future mbi bizagenda neza trust me sinakoze kandi abantu benshi bakunze kunyura mu bikomeye future yawe iba nziza kandi baba abantu bakomeye sibyo so rero ntumve nyine ko isi yawe irangiye ukaba wenda icyo kurya bumeze neza se ntacyo mbanye ahubwo se wowe cyane nuko ntabona mama ngiye ase ntabwo yababwiye yagize urugendo rutunguranye aramara iminsi 3 akaba yagiye atanadusezeye byibuze atanatubwiye akaba yagiye atanadusezeye atanatubwiye koko yampamagaye yambwira ko afite urugendo rutunguranye amara iminsi 3 ariko ni muri kote ya bizinesi kugira ngo nawe yabibabwiye nta kundi ntabwo yigeze bimbwira ndatekereza nawe babibabwiye ariko icyamujyanye igihe ndakizi ntabwo ari ikintu kibi nta kibazo nyine bakaba bagomba gusezera nyine abana akababwira ati hano wanjye ngiye mama nyine tukamusezera ariko byamutunguye ntabwo nta kundi ahubwo se papa ko hari ikintu nashaka gusaba ubundi nshaka kubwira kubona nyine umugabo akomeza kwambara imyenda yavanye mu cyaro niba asa nabi wabitse nyine tukamugurira imyenda myiza nawe agasa neza nk'abana b'i Kigali bo mu mujyi bazabura muri biriya bishati na biriya dusengero bisa nabi icyo gitekerezo cyawe ni cyiza gusa nari nabivuganye na mama wawe kubera ko nawe yari yabinsabye yambwira ati ko twamushakira ikintu cyo kwambara ubu rero ariko ndumva naniwe reka nduhukeho gatoya ubwo ndaza kuyasiga ku meza hariya uze kuyafata noneho urayamuha se ajye kwigurira cyangwa wowe uri umunyamuhata agenda akagura bya bipantaro bingana gutya nk'ibyo basogokuru bikaza nta kibazo ngenda ajya kuyimugurira nta kibazo isi nyine imyenda igezweho y'abasore myiza reka ngende naruhuke urakoze cyane ubundi wowe niyo mpamvu mukubona papa niyo mpamvu mwemera mugabo wirara ubwire cyangwa uko nkura mu kazi ntiwabiroye ko narindi gukora hari n'isubizo ese wagira nasuhuza papa yaje n'isubizo neza nahesheje se ni byahiye nandimo ndarura ntacyo bwije no kumara ibijariri ahubwo se ukunda imyenda imeze gute njyewe se ipantaro nyine nk'udusengeri n'utungutu ariko by'umukara nyine nibyo biba bisa neza urabona nk'uku nguku gusa by'umukara se ugiye gushyingura ukeneye utwenda udushati turi kuri taye yawe udupira twiza n'amasengeri yawe amasengeri yawe y'umweru none se ndayikuraho ubwo usa neza si ubonye ko ari iyi ngiyi nambara gusa rero nkubajije se aho uyikura ndabaje ngo ukunda imyenda myiza ariko ibintu by'imikara ibyenda nk'ibi ibyo byo gukura umutwe wawe ugomba kwiga kwambara amashati y'umweru ishati y'umweru cyangwa niyo aba atari umweru ariko akaba ari amakara meza nyine agufitinze kandi apana nk'ibi bintu byaracitse aje ubyihorije none se mbwira wari umumagara iki nyine imyenda yongeyewe mbonye indi nayambara iyo ari yo yose atari iyi ngiyi waba ari umweru waba ari umutuku waba ari ubururu n'icyatsi byose ngiye nabyambara mpfa ko ari uguhindura ntacyo ibyo tubyihorere kumyihera ibiryo n'irire
ese ubu mbwiye iki nangize ngo byose ugiye ni kuma kamwe surprise nanjye kuvuga ngo ujye kunzanira ibiryo iki iki ibiryo ese n'ubundi sinangiye gutegura ameza hari ikibazo n'ubundi okay ntacyo aho tugenda njya kugufasha ako mugabo nawe ukizi bagashaka nangize umuntu ukuntu biba bimeze tujyane se nta kibazo uyimaremo n'uyimaramo ndaguha n'iyindi